Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Mbanje gushimira Imana cyane kubw'aka kanya keza impaye ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Ndashimira n'ubuyobozi bw'umudugudu bwantekerejeho bukampa aka kanya ngo tuzaganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amazina nitwa Bayibaze Monique. Bayibaze. Ni izina riri rosherishe. Hano hari umubyeyi waje gushima, umaze gushima ko Imana yamuhaye umwana ari mukuru. Nanjye ni nkuko byagenze, mama yambyaye ari mukuru, ari nko mu myaka 48. Nge mu nda ya mama ndi umwana wa 13. Noneho rero abantu bakajya bamubaza batari ko se ko wabyaye ushaje, akajya avuga ngo mubaze Imana. Naho rero byavuye izina rirafata, nitwa Bayibaze Monique. Amen. Yesu ashimwe. Ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umutware n'abana 2, nagize umugisha wo kubyara no kubaka, ibyo mbishimiye Imana. Amen. Haleluya. Reka twoye gutinda mu magambo, ahubwo dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, dusanga mu Abatesalonike, urwandiko rwa mbere Paulo yabandikiye, igice cya 4, umurongo wa 13, tugarukirize kuri 18, ariko cyane 18 niho nshaka. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 4, umurongo wa 13, turamanuka tugeze kuri 18. 18 niho ngendereye, no kuri 17 kuri B y'uwo murongo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data, nidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamurwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Aha niho ngendereye. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Imana ishimwe. Haleluya. Suko batasengeye, nanjye ndakwinginze muri aka kanya Mwami ngo tubane. Uyu mwanya ubu umumaro mwinshi. Icyo twongeye kumenagura n'imbaraga zose z'umwijima, imbaraga z'umwanzi zirwanya ubutumwa bwiza, imikorere yazo iyo ari yo yose itsindwe, kugira ngo icyo wagambiriye kuduha kuri uyu munsi ukiduhe kubw'ubuntu bwawe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Nshaka ko tuganira ku ihumure ryacu twebwe abizera. Amen. Ihumure rikomeye kuri twebwe abizera nuko Kristo Yesu azaza. Ihumure dufite, impamvu turinda gusinda amaganya y'isi, impamvu dukomeza mu kaga no mu makuba, nuko dutegereje kuzaboneka kwa Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Ibyiringiro byacu twebwe abizera bishingiye ku kuboneka kwa Kristo. Muzi impamvu? Nuko kuboneka kwa Kristo nibwo tuzaba ahubwo dutangiye kubaho. Ubu ntabwo turiho.
turaza kubireba. Amen. Yesu ashimwe. Pawulo ajya kwandikira abatesalonike uru rwandiko, habayeho impamvu ndavuga aho yatumye abandikira uru rwandiko. Abatesalonike n'itorero Pawulo yabyaje ubutumwa bwiza, abayo igihe, ariko yari yateganyije yuko azamarayo, ntiyakimarayo, ahubwo kubera ko bamuteye hejuru abatarumvikanaga nawe bamwe mu bayuda, bituma agenda ajya Beroya, ajya muri Atenayi, agenda atarangije. Hari ibintu byinshi yari akwiye kubabwiriza ku by'ubutumwa bwiza kugira ngo abazamure bakure mu gakiza. Amen. Amaze kugenda rero, agezeyo aza kuzumva inkuru hanyuma yuko hari abanzi b'umusaraba baje bafatira n'ababana mu gakiza. Ryatorera yari abyaje ubutumwa bwiza, ariko hari ibintu byinshi atari yabigisha, ngo baza batangira kubayobya. Barababwira bati rero ibintu Pawulo yabigishije mufitemo ikibazo. Barakajya bababwira bati Yesu ashobora kuba yaragarutse mukaba mwaracikanwe ntimubimenye. Bwa kabiri bakababwira bati ariko se niba atari yanaza, ko abazaba bakiriho wenda bazabana nawe, abasinziriye bo ni uwuhe mugabane bafite ku kuboneka kwa Kristo kandi bazaba batakiriho? Noneho ngo batangira kugira ikibazo kuri icyo kintu. Yesu ashimwe. Pawulo rero abandikira agira ngo abasobanurire, abakure muri urwo rujijo bari bafite. Amen. Ababwira rero aya magambo twasomye, arababwira ngo ariko bene data, nidushaka yuko mutamenya ibyo abasinziriye, aravuga ngo uko twizeye yuko Kristo Yesu yapfuye akazuka, ngo ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Aravuga ngo iki nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho bagejeje ku kuza k'umwami wacu tutazabanziriza na hato abasinziriye. Aravuga ngo ahubwo impanda y'umwami wacu izavuga, ngo arangurure ijwi rirenga, ngo hamwe n'irya marayika ukomeye, ngo nuko abasinziriye muri we. Bwari kubasobanura cya kindi. Aravuga ngo niba bazabanza kuzuka, ngo natwe bazaba bakiriho, ngo duhere ko duhindurwe, ngo tuzamurwa mu kirere dusanganire umwami. Hepfo aravuga ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Aravuga ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Yesu azaza. Haleluya. Yesu ashimwe. Turi kuganira ku ihumure rikomeye abizera dufite. Hepfo nuko ntasomye ku gice cya 5 ku murongo numva ari wa 17, yaravuze ngo ntitugomba ngo gusinzira nk'ababandi, ngo kuko abasinzira basinzira nijoro, ngo ariko twebwe ubwo turaba amanywa, ngo dukwiriye kuba maso, ngo kugira ngo uwo munsi utazadutungura. Hepfo aravuga ngo kuko uwo munsi ngo kubizera ngo umeze nk'ingofero, ngo ikingira umutwe, ngo kugira ngo dutegereze umunsi tuzaboneraho agakiza. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira gatoya ku byo tuzahabwa ubwo Yesu azagaruka. Icyambere, Yesu azaduha ubugingo bw'iteka. Haleluya. Dutegereje kuzahabwa ubugingo buhoraho. Hari igihe ndi mu rugo kera nari ntarashaka, haza abantu bamwe murabazi bakunda kwigisha, ariko baba bafite n'udutabo bagenda bigishirizaho twifasha nyigisho. Kaza gafite agakomanga, bari basanzwe baza mu rugo. Ngiye kubona mbona araje arakanyeretse, yarambuye kuri page iriho abantu banezerewe, bari ahantu muri jaride, bari kurya imbuto, harimo imineke, harimo amawatermelon n'ibindi. Araza ati Monique, wabonye ukuntu tuzaba turyoshye? Ni kabisa. Turabona ati mu isi cyo tuzaba turi kurya imbuto, turabona harimo imineke myiza. Ni yego, turabona harimo na za watermelon, nta kibazo cy'imbuto tuzagira.
arambwira ati kandi ati turabona ukuntu uyu mudamu akeye ari umugore mwiza nti ati mwisi cyo tuzaba dufite n'imisatsi myiza miremire ati miremire nk'iy'abazungu igera hano nti narasetse ariko mbabaye mu mutima ndavuga kumbe ibyiringiro byanyu mwebwe bishingiye ku bintu biboneka, bishingiye kuri watermelon n'imineke umuntu ajya mu isoko akagura. Nabonye ubu basigaye banabizunguza watermelon bakagukatiraho n'umuneke ujya muri botike ukawugura. Ndavuga numva ndababaye, ibyiringiro byanyu bishingiye ku bigaragara, ibyiringiro byanyu bishingiye ku kuzagira imisatsi myiza nk'iy'abazungu umuntu ajya muri salo bakayimutereraho. Nibuka ijambo Yesu ashimwe, nibuka ijambo Pawulo yavuze, haleluya, yaravuze ngo iby'ijisho ry'umuntu ritigeze kubona, iby'ugutwi k'umuntu kutigeze kumva, ibitarigeze byinjira mu mutima w'umuntu, Imana nibyo ibikiye abayikunda. Twebwe ibintu dushaka kuzahabwa, ibintu dutegereje kuzabona biturinda gusinda amaganya y'isi, ntabwo ari iby'inaha. Pawulo yaravuze ngo nuko rero twebwe ntabwo tureba ku biboneka, aravuga ngo kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, nawe ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose. Yesu ashimwe, haleluya. Twebwe ibyo dushaka ni ibitaboneka, kuko ibiboneka bijya bishiraho. Nigeze gusoma igitabo cy'umugenzi, ngera ahantu hamwe mukristo ngo yari ari kwa musobanuzi, ngamwereka abana babiri, ngo umwe yitwaga Munyepfa undi yitwa Mwihanganye, ngo ariko ngo abana Munyepfa ngo ari kurira ngo afite amaganya, ngo ariko ngo abana Mwihanganye ngo we yitonze acecetse, ngo abaza musobanuza amubwira ati ibi bivuga iki? Aramubwira ati aba bana uko bana ari babiri, umurezi wabo yaravuze ngo bihangane bategereze kuzahabwa ibyabo mu mwaka utaha, ngo ariko kuri Munyepfa we ngo arabyangararira arisira ibanga, aravuga ngo ibyanjye mubimpa nonaha. Ngo nuko haza umuntu ngo afite agasabo karimo amafaranga yamujugunya imbere, undi arasakirwa arayora aranezerwa araryoshya ubuzima, ngo arangije arayamara ngo asigara yipfumbase. Mwihanganye we ngo ategereza kuzahabwa umwaka utaha. Musobanuzi ngo mukristo abaza musobanuzi ati none se ibyo bivuga iki? Ngo aramubwira ngo aba bana babiri ni ibishushanyo by'abantu babiri, aravuga ngo Mwihanganye ni igishushanyo cy'abizera, aravuga ngo Munyepfa ni igishushanyo cy'abana b'isi, aravuga ngo umwaka utaha babwirwaga ngo ni ugutegereza kuzahabwa ibyabo mu isi izaza nyuma y'ubu buzima. Ngo kuri Munyepfa we rero ngo ibyo yabiriye nonaha ngo ameze nka ba bandi ngo bajya baca umugani ngo ijana riragurwa ngo rirutwa n'imwe itashye, kandi niko abantu b'isi bavuga. Gutegereza ibyo ntari nabona se baba bavuga ntarabibona, uwanyihera iby'uyu munsi nkazapfisha. Noneho Yesu ashimwe, haleluya. Noneho mukristo aravuga ngo ibyo biranejeje cyane, nkuyemo ibintu bibiri bitumye mbabwira iyi nkuru yose. Aravuga ngo Mwihanganye yahisemo neza, munkurikire. Aravuga ngo impamvu mvuze yuko yahisemo neza ngo nuko we yahisemo kuzahabwa ibiheruka. Aravuga ngo kuko igiheruka kitagira ikigisimbura. Sinzi ko mwabyumvise. Yaravuze ngo impamvu yahisemo neza nuko yavuze ngo nzahabwa ibiheruka. Aravuga ngo kuko ikintu iyo cyiswe ko giheruka kitagira ikindi
dutegereje nuko ibyo azahabwa azabihananwa n'ubwiza bwabyo kandi budashira. Yesu ashimwe. Dutegereje kuzahabwa ubugingo buhoraho kandi butazagira ikindi kibusimbura. Haleluya. Yesu ashimwe. Pawulo yandikiye Abakorinto nababwiye ngo impamvu dufite ihumure nuko kugaruka kwa Kristo nibwo tuzaba ahubwo tugiye kubaho, nibwo tuzaba dutangiye kubaho. Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko yabandikiye rwa mbere igice cya 15 ndumva ari umurongo wa 20 ngo baje kugirana ikibazo ngo kubijyanye n'umuzuko, ngo bakajya bavuga batari ko se umuntu wapfuye ashobora kongera kuzuka akabaho. Babigeze aho n'uwo murongo bawukuramo aravuga ati upfuye abagiye ntabwo azuka. Pawulo rero abandikira bahugura arababwira ati ariko se niba muvuga ko mwizera koko, kwizera kwanyu kwaba gushingiye niba mutiringiye umuzuko? Aravuga ngo niba rero ntawe uzuka na Kristo mwizeye ntiyazutse ubwo ngubwo. Niba muvuga ko nta muntu uzuka, aravuga ngo ubwo na Kristo ntarakazuka. Aravuga ngo kandi nibyo mwizeye byaba ari impfabusa fazari mwabyihorera kuko n'ubundi ejo muzapfa kandi bibe birangiye. Aravuga ngo ariko Yesu ashimwe. Aravuga ngo Kristo yarazutse. Aravuga ngo kandi Kristo niwe muganura w'abazutse. Yesu ni ifura mu bazutse. Yesu ni maonesho, niwe Imana yatwerekeyeho yuko kuzuka kw'abantu bapfuye gushobora kubaho. Hari igihe umuntu yakwibaza akavuga ngo abipfura se gute mu bazutse kandi hari abandi bagiye bapfa bakazuka. Aravuga ati Lazaro ntiyamuzuye. Ntihari n'uwo bavuga yuko ngo bajugunye umurambo we ku magufa ya Elisa akaba muzima. Hari uwabyibaza. Ariko impamvu ijambo ry'Imana rimwita ngo ni ifura yo kuzuka, Yesu ashimwe, nuko urupfu rutigeze rumuherana. Yesu abandi yarabazuye nyuma barapfa rurabaherana bategereje kuzuka ku muzuko. Ariko Kristo Yesu impamvu yitwa ko ari ifura yo kuzuka, impamvu Imana yamutwerekeyeho yuko ibasha kuzura, nuko Kristo Yesu urupfu rutigeze rumuherana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kristo Yesu yarazutse. Haleluya. Pawulo hepfo rero akomeza kubahugura ababwira ku bijyanye n'umuzuko. Aravuga ngo ubwo mwakwibaza mukavuga muti se abazutse bazagira mubiri ki, bazaba bameze gute? Aravuga ngo mwabapfumwe nimuzi yuko iyo umuntu ateye akabuto naho kabishaka cyangwa ikindi kadashobora kubaho katabanjije gupfa. Nimubizi iyo uteye igishyimbo cyangwa urundi rubuto kugira ngo rubeho, kugira ngo rwere, rurabanza rugapfa. Aravuga ngo nuko rero natwe, Yesu ashimwe, aravuga ngo umubiri w'abantu bapfuye bakazuka, aravuga ngo bari umubiri utandukanye n'uwa kera. Unyumva icyo ashatse kubabwira? Aravuga ngo uwo mubiri w'umuntu ubibwa ari uw'igisuzuguriro, ukazazuka ari uw'icyubahiro, ubibwa ari uw'intege nkeya, ukazakanguka ari uw'imbaraga, ubibwa ari uwa kamere n'akavukire, ukazakanguka ari uw'umwuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Dutegereje kuzambika umubiri mushya utabasha kubura. Yakobo yaravuze ngo ibyo dutegereje ngo ni ibiragwa bitabasha kubora,
bitabasha kwandura, bitabasha no kugajuka. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Naratekereje. Amen, amen, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe ko dutegereje kuzahabwa ubugingo bw'iteka. Ubugingo buruta ibintu byose umuntu yibwira ko ari byiza. Kuzabaho iteka buruta ibintu byose umuntu aharanira muri ubu buzima. Kuri ubu ntabwo abantu babyumva cyane bitewe ahari n'ubuzima cyangwa n'inyigisho ziriho, ariko kuzahabwa ubugingo bw'iteka ni ijambo dukunda kumva banatwigishaga muri Ecole de Dimanche, rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo impamvu ni ukugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Impamvu ya mbere yatumye Imana itanga umwana wayo ngo ni kugira ngo umwizera wese ye kurimbuka ahabwe ubundi. Niyo mpamvu ni ukugira ngo Imana itange ubugingo buhoraho. Pawulo yaravuze ngo inda iruta ibyo kurya, aravuga ngo n'umubiri ukaruta imyambaro, aravuga ngo ariko ibyo bintu byose ubugingo burabiruta. Inda impamvu iruta ibyo kurya, buriya ukenera kurya kuko ufite aho ubishyira. Ukenera kwambara kuko ufite umubiri ubyambika. Uriya nk'uri muri CHK urembye umeze nabi, ntabwo ari kuririra umwenda, ntabwo ari kuvuga ngo ayiwe ngo kiriya gitenge kirancitse, ngo kariya gakositimu. Uba ari kuvuga ngo Mana uramutse umpaye amagara mazima, wenda ibindi ukabireka. Niyo mpamvu umubiri, buriya kuba ufite umubiri nicyo gishoro cya mbere n'imyenda Imana yayiguha. Kuba ufite inda nzima ikenera kurya nuko nyine ari nzima. Buriya reka mbaho urugero. Buriya nk'uwakujyana akaguha inzu nziza 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 i Nyarutarama, ariko akakubwira ngo ndayiguha nkwimiremo ibyo kurya nkwake n'imyambaro. Akubwira ati inzu nziza nziza uhitamo, ndagenda ngiguterekamo muri saro uri tuni nta kintu wambaye, nkwimiramo n'ibyo kurya. Iyo nzu hari icyo yabikumariye, hari icyo yabikumariye. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nubona ibyo kurya n'imyambaro biguhagije, unyurwa n'ibyo ngibyo. Avuga ibyo kurya bihagije, akavuga n'imyambaro. Ntabwo ari ibyuzuye mu magariderobe, ahubwo icyo wambaye n'urwo rukweto wambaye n'ibyo wariye, ibyo byonyine birahagije ngo uhereze Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nk'uko inda iruta ibyo kurya, n'umubiri nawe ukaba urenze ku myambaro. Aravuga ngo ariko ibyo byose bigora abantu. Icya mbere ni ugukenera icyo kurya kuko wariye ukanambara, buriya warara n'ingangi. None se abarara ntibarara ingangi? Ariko se ubwo wambaye ubusa wahumeka burundu uri umuntu muzima muri normali. Utariye wabishobora, wabaho utarya. Ikintu cy'ifatizo y'ubuzima ni ukwambara no kurya. Niyo mpamvu Yesu yabitinzeho, aravuga ngo ntimukiganyire ngo mwibaze ngo tuzarya iki, tuzambara iki. Yigeze avuga amazu buriya nziza nyuma. Umuntu wabuze ibyo agaburira abana yasengera inzu. Uri kubwira abana ngo mujye kuryama, simvuga ngo mwabahaye igikoma.
ubwiye abana ngo mujye kuryama nta kintu na kimwe mfite, wasengera inzu inzu yewe n'amashuri. Simvuze ko kurihira abana ari bibi, no ku ishuri uhamujyana kuko yariye. Kurya no kwambara, ibyo ni ibintu by'ingenzi umuntu akwiriye mu buzima. Niyo mpamvu na Yesu yabitanzeho icyitegererezo, aravuga ati nubura icyo urya burundu ukabura n'umwambaro, aho ubasha gutaka, kuko n'inyoni ndazigaburira n'indabyo ziko zikwiriye kwambara. Nawe gusa wo mu ijuru arabizi neza kutaza guterana wambaye ubusa. Arabizi yuko umudiho uva mu itako ugomba kubyina kuko mu nda harimo imvange. Haleluya. Yesu aravuga ngo rero ibyo ngibyo by'imfatizo, ibyo ngibyo bituma abantu banahemuka. Aravuga ngo ibyo ngibyo umuntu abaho adashobora kubaho atabifite. Aravuga ngo ubugingo buhoraho burabiruta. Sinzi ko mwabyumvise amagambo yose nyavuze ngira ngo sasire mwumva agaciro ko guhabwa ubugingo bw'iteka. Yesu yaravuze ngo ibyo nabemereye yuko ngomba kubibaho umuntu atabaho atabifite, kurya no kwambara. Aravuga ngo ariko kuzajya mu ijuru, kuzahabwa ubugingo bw'iteka, aravuga ngo burabiruta. Ntabwo abantu bacyumva agaciro ko kuzabaho iteka. Buriya ubuzima bwo mu isi burashira. Njya nkunda kubyibaza cyane nk'iyo tugiye guherekeza umuntu apfuye bitunguranye. Abantu benshi rero nibwo twibuka ko kuzajya mu ijuru bibaho. Nk'abagatulika nibo bibuka cyane, buri wese na wa wundi mwahoze muhura ari kuva mu munywi nawe ahita atuza. Baba bafite n'uturirimbo baririmba agatangira kuvuga ko ari uwawe Nyagasani Yezu. Nkunda kubyibaza, ariko ikintu cya mbere nibaza iyo umuntu apfuye mpita mbaza ngo ese yarakijijwe? Nicyo kintu cya mbere, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo urupfu rw'abakunzi bayo ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Kandi akongera akavuga ngo hahirwa abantu bapfa ngo bapfira mu mwami, ngo Umwuka n'Agato avuga ngo yeee. Naje kubabwira ihumure ryacu twebwe abizera, nuko Kristo Yesu azagaruka akaduha ubugingo bw'iteka. Naho ibindi byose bigira iherezo, ariko ibyo dushaka ni ibitazagira ikintu kibisimbura. Yesu ashimwe. Kamvuge akandi kantu kamwe kugira ngo dusenge. Mu bintu dutegereje mu guhabwa ubugingo buhoraho, dutegereje kuzahabwa gakondo. Abatagira gakondo mu isi mwihangane, Yesu yaduteguriye gakondo. Haleluya. Yesu ashimwe. Dutegereje gakondo kandi irushaho kuba nziza. Imvuga gakondo, icyo ni ikintu Abanyarwanda bazi cyane banaha agaciro. Iyo umuntu ariye akagurisha iwabo agasigariraho nta nkomoko agira, baravuga bati uriya wariye no ku isambu, kuri gakondo akaharya akahamara. Nigeze kuba ahantu ku gasantire, nabaga kwa mukuru wanjye afite resitora Karuruma, ugasanga umuntu ni umurara arara no muri za rigore, ariko hajya mubaza akavuga ati wacu naho za Nyamagabe hepfo tishanda cyafite agasambu. Avuga ati ninapfa bazanjyana yewe ntabwo nabura aho bashyingura. Akaza akaka ibiryo akavuga ati mu magapura aho ngaho kasenyisa, aya ngaya ndayabika, namara kugwira nza
ndara hehe ingangi ariko akavuga ati kuri gakondo ntago ngira kuko iyo ubuzima bwanze aravuga ati ndamanutse subiye hehe kuri gakondo abizera Kristo Yesu yatubikiye gakondo itari mu manegeka ntabwo dufite ejo hazaza ntabwo dufite ubwoba bwaho tugana kuko harahari kandi harateguwe neza abizera Imana yatubikiye gakondo. Mwanditsi wandikiye Abaheburayo soza mu gice cya 11 umurongo wa 8 yaravuze ngo kwizera uko kwatumye Aburahamu yumvira Imana ngo imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa ngo nuko agenda atazi yajya ngo kandi kwizera ngo niko kwatumye amaze kugera aho ngaho yasezeranijwe ngo abana mu mahema na Isaka na Yakobo ngo baraganywe naho ibyo byasezeranijwe. Uyu mwanditsi aravuga ngo impamvu yabaye mu mahema kandi yageze aho yasezeranijwe aravuga ngo nuko amaze kuhagera ngo yabonye undi mudugudu korari yabiririmbye ngo nuko yeretswe undi mudugudu ngo Imana yubatse ikawurema ngo bituma yemera kuba mu mahema kubw'uwo mudugudu yari arindiriye. Urumva twasenga. Amen. Yesu ashimwe. Ihumure kubizera impamvu tudasinda amaganya y'isi nubwo ibibazo bihari dufite akantu kanyuma ko kuri degre ya nyuma gatuma abantu badacanganyukirwa kandi ari abakristo ngo basare bikorera imyenda nuko iyo bikuyobeye ugeze kuri finali uvuga ngo ntacyo ariko nubwo mbabaye ntago mwisi nzahaho riteka hari igihe nzaruhuka. Imana yaneguriye uburuhukiro bw'iteka. Muhaguruke dusenge. Turinginga umushumba n'ubundi azadufashe gusenga. Ihumure ryacu twebwe abizeye nuko Kristo Yesu azaza akaduha ubugingo bw'iteka. Imana iduhana umugisha. Tugihagaze tugiye gusenga Imana, ariko se ko ihumure ryacu ko Yesu Kristo azaduha ubugingo bw'iteka, wowe ihumure ryawe nirihe? Ndasaba umuntu wumvishije iri jambo ry'Imana akaba atarakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwe, warambura ikiganza cyawe. Utarakira agakiza uyu munsi uragatahana, ndetse n'umuntu wari ugafite ariko akagwa akaba atagifite ibyiringiro, rambura ikiganza cyawe nawe tubasengera Imana. Rambura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Umuntu watakaje ibyiringiro n'umuntu wifuza kwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwe, rambura ikiganza tugusengere. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye, ijambo ryawe ni ryiza, wongeye kutuganira mu ijambo ryawe utubwira ko hari aho uzadutuza, hari gakondo. Haleluya. Turagushimiye yuko hari gakondo wateguriye abera. Turagushimiye yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugusabye imbaraga. Satani kuko azi neza ibyiza tuzaragwa, twebwe turabaragwa kuko azi ibyiza tuzaragwa. Niyo mpamvu agenda muri iyi nzira agategamo imitego itandukanye. Niyo mpamvu agenda muri iyi nzira agaca abantu intege. Turagusaba imbaraga zo kunesha. Turagusaba imbaraga. Turagusaba imbaraga zo kunesha ibitunesha. Turagusaba imbaraga zo gutsinda ibidutsinda. Turagusaba umwuka wera kugira ngo aze muri twebwe ari mwinshi abashe kutuyobora inzira nziza yo gukiranuka. Tugukomeye mu mashyi tugushimira yuko ugiye kudushyigikira muri uru rugendo. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.
reka Imana tuyongera amashyi kandi tuyishimire cyane. Impanda yacu indirimbo z'amashimwe uvuga imirimo yakoze nimuhimbarishe inanga nziza kuko yakoze neza ikwiriye icyubahiro nimuririmbire Impanda yacu indirimbo z'amashimwe uvuga imirimo yakoze nimuhimbarishe inanga nziza kuko yakoze neza ikwiriye icyubahiro Hallelujah. Inyamaboko irashoboye. Inyamaboko oya ntabwo oya ntabwo yabikora. Hallelujah. Kuneza ni inyembaraga atinanira. Hallelujah. Inyamaboko itababara hagije ndabagabiza babisha ibuka ukuntu yabanye na Dawidi agiye ku rugamba akica Abafilisitiya mufashe twibuke ibuka ukuntu yabwiye Gideyoni itababara hagije ndabagabiza babisha ibuka ukuntu yabanye na Dawidi agiye ku rugamba akica Abafilisitiya
wayihamagara gukwihera n'inyamaboko 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 haleluya iyo ntabwo oya ntabwo Haleluya. Haleluya. None se ubundi wowe ufashwe ute? Ufashwe ute? Ko abandi bafashwa hari ijambo wumva ukumva birahindutse. Iyo wibutse ukuntu Imana ari inyamaboko ushingiye ku byagukoreye, iyo turyumvishije twebwe turabikurura cyane tugahita tuvuga ngo haleluya, Imana yacu ni inyamaboko, ngo iyo yahuye ngo ije kugutabara. Haleluya. Iyo yahuruje ni inyamaboko. Iyo tuvuze amagambo nk'ayo y'imbaraga, wowe ufashwa ute? Mujye mufashwa, mujye mufashwa mu izina rya Yesu, mujye mufashwa. Ubu ushobora kutubwira yuko iyo ugeze ku buriri utaryama? None se ni gute ushobora kugera mu bihe nk'ibi bimeze gutya turi kwibuka kuntu Imana yacu yigeze guhurura? Haleluya. Yigeze guhurura imbere y'Abisiraheli babuze inzira, kandi nawe hari igihe yigeze guhurura bagufasheho ijambo. Icyo gihe ihuruye iranesha. Nujya ubyumva ujye uvuga ngo Imana ni inyamaboko. Tugira dutya, Imana yacu ni iki? Ni inyamaboko. Amen. Gira gutya cyane, ni inyamaboko, ni inyamaboko. Na bya bindi zabikoraho kubera ko ari inyamaboko. Amen. Yego. Dukomeze tuzane amaturo y'ishimwe, kandi Esther yasabye gushima Imana kuko yibutse ukuntu Imana ari inyamaboko. Karibu ngwino ushima Imana ingabire. Babiteguye neza, dukomere Imana amashyi. Ataravuga twamaje kumenya impamvu. Imana ni inyamaboko. Umubyeyi ungana gutya Imana ikamuha umwana. Imana yacu gutya, haleluya, ni inyamaboko. Haleluya. Haleluya. Nagira ngo ababyeyi bamfashe bavuze impundu cyane.
amen. Mbanje kubiseguraho kuba ntagaranye n'umutware, nta kibazo cyahabaye, yagize birantega ntiyabasha kuboneka, hanyuma rero mbona ngewe ntari busibye ishimo. Amen. Murabizi neza ko ndi umukristo wa hano kandi ndi n'umuvugabutumwa. Rero nahagaze ahantu ntwitiye inda mbwiriza ubutumwa bwiza. Ndavuga ngo ntazagaruka gusenga ntazanye umwana kubera ko nashimye, cyangwa se nkaza mfite ibindi bintu byinshi bishobora gutuma numva mboshye ndi mu rusengero. Rero ndashimira Imana kuko umuryango wacu muri rusange, ubwo birantega nizivaho nawe tuzazana kuko turi umuryango munini, ntabwo ari ukutungana. Byasabaga rero no guhagurutsa n'abandi bana bakuru tugahangana dushima. Ariko ndashimira Imana, Imana yadukoreye ibitangaza muri famiye yacu. Turashimira Imana igihe kinini umugabo yabaye hari umushomeri, Imana imuha akazi. Turashimira Imana cyane kuko twabayeho ubuzima busa nkaho buruhanije, ariko Imana igeze aho ishyiramo akaruhuko kandi ijya ibikora kuko ari inyamaboko. Hanyuma rero ndashimira Imana cyane ku mpamvu y'uyu mwana niyo impagurukije nyamukuru. Rero ibintu bitatu nibyo nshimira kuri uyu mwana. Uyu mwana yitwa King David, akurikira uwitwa Richman, turi kumwe hariya. Ndashimira Imana bikomeye. Ntago ndi umugore muto. Rich come. Ari kumwe na Daniela nawe. Ariko impamvu nari nabahagurukije bakurikira abandi bakuru, bakurikira Arsene Hakizimana, bakurikira Yvette Hakizimana, Joshua Manzi Kelly, bagakurikira n'undi witwa Karebu Munyentwari. Rero niyo mpamvu nta nabahagurukije, nifuzaga ko bazahaguruka bose baje, ariko icy'ingenzi yari King David niwe uduhagurukije. Turashimira Imana cyane. Ntabwo ndi umugore muto, murabibona. Kugira ngo rero Imana impe umwana kuri iyi myaka ni amashimwe akomeye cyane. Haleluya. Uyu mwana ntabwo yadutunguye, uyu mwana namusabye Imana. Ntabwo rero ari Samuel, kuko Samuel we yaraje ari ikinege. Ni King David nyine, ni umwami Dawidi. Hanyuma mwongere mukomere Imana mu mashyi. Nararinzwe cyane, murabona ndi munini cyane, ibiro biba ari byinshi. Ndashimira Imana yaninze hypertension, ndashimira Imana yatinze hyperglycemie, ndashimira Imana yabanye nanjye sinabuze umwuka kandi namubyaye mbazwe. Ndashimira Imana yankuye ku iseta nkabyara nkavayo amahoro. Abajyayo murabizi. Ndashimira Imana cyane kuko yankuye hariya hantu, uyu mwanya nkaba mpagaze ndi umubyeyi ushima Imana kandi wongeye guhaguruka mu yandi mavuta mashya. Murabona ko ndi mu mashimwe rwose. Haleluya. Namwe birabereka yuko nezerewe, ndanezerewe cyane kandi ukunsi inyuma niko nsa no mu mutima. Imana ibahe umugisha. Tuyikomera amashyi menshi cyane. Imana yacu ni iki? Amen. Reka duhaguruke. Ariko Imana iduhaye ibihe byiza n'ukuri. Reka nsabe Ernest atambuke. Benaya bashyiremo gakeya nk'iminota 3. Nk'iminota 3. Nabo namwe murareba icyerekezo turimo, indirimbo igendanye n'uyu mwanya. Minota nk'itatu. Ernest reka tube duhimbaza nta kibazo. Kuko Imana ni inyamaboko.